mukomeze barakoze cyane bakunyongerere amashyi. Hanyuma munyemerere imiryango yombi duhuze ibiganza dushimira ababyeyi bacu. Munyemerere tugashimire n'ukuri. Inka ngo yabyaye muki iravuga ngo imaze akayo, ababyeyi bacu bakoze umurimo ukomeye. Eriye ngaho nkundira utera intambwe iruta izindi, utera intambwe iruta izindi, wegera imbere. N'iya kabiri ngaho hindukira urebe umuryango, zamura ibiganza nka kumwe kw'abakuru b'ibihugu. Amashyi menshi twakira umukono wakagira Imana mwe. Ubwo hari icyo bishatse kuvuga ngaho tera indi ntambwe isumba izindi, urekeze mu muryango waje uguherekeje. Ndi nkamwe nabigenza ariko zamura ibiganza by'isura. Hanyuma ngaho reka mbasabe mwegerane mwebwe abasigaye, dore ubundi wari utegerejwe ni Eliyeli. Nuko ngaho jya imbere, zamura umurya w'inanga umwami akunze kubaha, dore ukuntu bazajya bamugenza ugana hariya kuri Ruhango Mboni. Reka nkwitwarire. Nuko uzamuke hejuru aho ngaho kuri Ruhango Mboni. Za nkumi zimwe zajyaga zigenda zirebuzwa aho zikureba zikamwara neza. Nuko hanyuma ukiri aho ngaho tunga inkoni uwo watoreye kukuba bugufi y'uyu munsi. Umutunga inkoni nawe arimenya atyo. Amashyi menshi cyane. Uti nabo ngaho jya juru, abandi nimwegerane Uwiteka arabangabije neza. Hanyuma rero bagenzi, kumva nuri yagiye ku ruhande ukwe, urebye rwose utagize ikintu wibeshyaho, mwese ndabona musa nkaho mufite imyaka iri hejuru y'Eliyeli. Ngaho nimumbwire, hari ubatse uri muri mwe, niba arimo aragira atya, niba ntawe urimo mwese muragira mutya. Hari ubatse uri muri mwe, niba arimo aragira atya, niba ntawe urimo mwese muragira mutya. Bose bagize batya, bagize bati nta mugabo ubarimo. Ubwo rero ngaho muranyemerera, n'ubundi umubyeyi icyo yavuze ntabwo najya kure yacyo. Muranyemerera mwikize utwo tubando, hanyuma mbasengere. Mugeze hasi. Mana, ko mwifashe uko ntaravuga, murazamura ibiganza kugira ngo n'Imana ibirebe ko mukozwe n'isoni imbere y'abantu. Mana, turagushimiye. Aba basore ni abasore bisiga, kandi urabona ko bamwe bari gukanura imbere y'abantu. Turi kugushimira Mana kubera ikibazo cyo gutinda mu bugaragu. Ndabasengeye ngo bamarize isoni, ibintu byo gushyika bakarya ibishyimbo bagakorwa n'isoni, n'uwo bagiye gusura akabicaza ku kibero cy'inzu. Mana, ndabasengeye ngo ubarwaneho umwaka utaha iki gihe, ntazagire uza afite favore nta mugore. Urakoze ko byumvishe, ngaho muvuge ngo amen abashaka. Nuko hanyuma rero muraza kunyemerera muhindukire murebe shobuja. Eliya, uragira utya, uzajya ugira utya wigizeyo, umwe iburyo undi iburyo undi ibumoso. Ngaho muhindukire murebe shobuja. Muba tuvuga tubanda mu nkojeje isoni. Muhindukire murebe shobuja. Tunga inkoni werekeza aho ushaka atyo. Ngaho abandi na umenye uko bagenza, mugane hariya mwabira byicaro protokole babafashe, namwe mwirwaneho. Icyo muri buzirikana ni cya kindi. Mumenye ubwenge, mubakomera amashyi. Narenze ko bari bwicare imbere ya shebuja, ariko ibyo ntimukabikore, niko bimeze. Eliyeli rero nshuti y'umuryango kandi mukwe mwiza, umubyeyi yambwiye ngo nkubwirire ijambo rimwe. Uzajya ugera mu muryango wacu, uzajya umenyerwa intebe y'imvunwa. Ntuzongera kwicara ku ntebe ya mukudakoye. Uzajya ugera hano, uzajya umenyerwa intebe y'imvunwa. Ngaho nimuzicare we na pare babakomera amashyi. Hanyuma rero umubyeyi unkundire kugira ngo ikiganiro gikomeze, namwe mwicarire izo ntebe maze dutarame. Murakoze cyane.